ya nako ibindi turaza kuza kubivuga nawe komeza akazi bwo turaza kureba ikindi kibazo gukorwa nyuma. Ndakoze ngira akazi keza. Ikintu cyo kumva ko kongera iminsi cyo kujya kuryama nanga mu rugo ukibagirwe wireba iruhande. Sekibi way. Urabaye akigishura nimero se kandi ni yandi kumbura ntayizi ahitara nyine umwumve cyamwiyorere ndabona ntayizi pe. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. nimero ko na yawe n'umuntu w'umusore nkaba numva wari umubyeyi. Yego simbizi ahubwo se ubu ntushobora kuba wibeshye nimero. Oya ntabwo nibeshye nimero umusore wayimpaye ni mupfumu rega. Mupfumu? Ni umusore wampaye akazi nyine ambwira ko nzabahamagara tugapanga. Ni mupfumu ubibwira nko umupfumu ndumva ntamuzi. Byatangiye kumbwira wasanga n'abateka mitwe. Ntuzumve ibintu ari kumbwira mbizi. Ndi kumbwira ko ntamumenye umusore ngo ibiki atangiye kuvuga ibintu byinshi reka tabatanya no kunteka imitwe ahubwo. Nose ugiye kuhamagara iki wowe ugiye guhamagara n'ubu ushaka iki? Nimenye umuhamagare numva ibyo. Oya ribyihorere mwihorere. Sukumva wanga tarabateka mitwe wowe. Cyane ubusare sinzi. Reka. Ubusare bandi bateka mitwe n'iki. Nose urumva simuzi ngo ashaka umusore ngo none ngo yitabwe n'umubyeyi. Nose urumva wowe. Gihorera ariko ndero nyibyo byo arimo kunyibwirira. Ivanire byihorera. Nuko yasigaye ngana se? Yakoze. Hari umuntu wamaye nimero yawe ngo nkuvugishe ku buryo ushobora kuza kunyestarira kamera mu rugo iwanjye. Ya. Ndashaka kwestara muri salo, ni muri salo gusa. Ariko ntabwo nshaka kamera nini. Ndashaka gato cyane, gatoya kabisa bishoboka ku buryo umuntu ashobora kuba ari mu nzu uri muri salo adashobora kumenya kwirimo. Ndashaka rero kugira ngo menye ukuri kwihisha inyuma y'ibi bintu bivugwa n'ukuhe. Ukuri ko kurahari gisigaye no kugira ngo kujya hagaragara. Ariko kuri kurahari nshingiye ku bimenyetso ndi kugenda nkusanya. Hari igihe nyacyo bigiye kujya hagaragara gusa nyine nibiturika zihangane. Hari ikimenyetso se na kimwe nibura ufite? Aba bantu ni abanyabwenge kugira ngo bavuga ahandi njya numva bavuga. Abantu ni abanyabwenge cyane. Abantu strategy bakoreshaga barazihinduye kugira ngo bamenye noneho menye uburyo bari kubikoramo. Bisaba kuba nawe ubasha mu bintu bijyanye no gucukumbura ko bahinduye ingamba, bahinduye buri kimwe cyose. Mbese ntabwo byoroshye nabo bamaze kubona ko ishyamba atari ryewe. Gusa uriya ngo iminsi ba myinshi igahemwa n'umwe. Ndabizi biraza kujya hagaragara kuko nkeneye ko ikinyoma cyitwa ikinyoma ukuri kukitwa ukuri.
ibyo rero bigaragarira ku mugaragaro nyine. Ikinyoma cyitwa ikinyoma kubera ko cyatsinzwe cyangwa se cyagaragaye ko ari ikinyoma. Ubu rero noneho ubugeze namaze kuvugana n'umuntu ugomba kuza kunyesitarira kamera wanjye mu rugo cyangwa hano mu kazi, akesitara kamera nkajya mbasha kumenya ibibera iwanjye niba na ngombwa na hano muri ofisi hano ku kazi ndahashyira kamera menye ngo ni ibiki biri kujya mbere, ndashaka kubimenya gusa. Ariko umunsi namenye ko ari ukuri gusa umva ntabwo azaruraramo, ndakubwiza ukuri ntabwo yaruraramo pe, ntibishoboka ntabwo yaruraramo. birumvikana gusa icyo si cyo twamwifurizaga nk'umufasha nyine wacu. nanjye biramvuna ariko ndashaka kugira ngo menye, kandi sinshaka ko amenya ko ndi kubikurikirana, kuko amenye ko ndi kubikurikirana yatangira gusa n'umuntu uhinduka. Ego sinshaka kugira ngo amenye ko ndi nkurikirana hari ikintu ndi gukurikirana, ndashaka ngo mbikure mu ibanga ryanjye. Impamvu nanjye mba ndi kubikubwira gutyo nuko nkwizeye Habineza, nuko nkwizeye rero ndashaka kugira ngo mbikore mu ibanga ryanjye, kandi ndakoresha uburyo ki bwose bushoboka mbimenye. Izo kamera se ntabwo azazibona bose? Nahoze mvuga ko nshaka udutoya, ari udukamera duto ushobora kuba wafunga nko mu itara, ushobora kuba wafunga nk'ahandi hantu, urumva ku buryo udashobora kumenya umuntu, kuyibona ku buryo udashobora kuyibona. Nibwo buryo nshaka rero tuba turi dutoya. Turagerageza turebe gusa mu masaha make nkwijeje ko biza kujya ahagaragara. Ndabikeneye cyane kabisa, ndashaka kumenya ukuri kwabyo. Noneho rero ikindi ibijyanye n'ariya mafaranga Habineza, ibijyanye n'ariya mafaranga urabona ko dufite ikibazo, dufite ikibazo cy'ubukungu. Amafaranga aribwe aragiye, ibijyanye amafaranga turabigenza dute? Allo chérie, nyine ndi kumwe na baba tipe bamwe bigeze kuza ku kazi, urabibutse? Ntabwo wibuka baba tipe b'inshuti yanjye? Ukamu amafaranga ajya kubagurira akantu, urabibutse? Nagiye kubagurira akantu dore ko ari abatindi bari aho ngaho. Gatemo ka konyage bana. Sawa, okay, turaza kuvugana nta kibazo. Sawa, urakoze. Thank you, nakupenda sana. Kamubwiye ko kwinyota yanyikiye hano mu rugo zirangure ka konyage kumwakize. Sigari cyaka man. Ko na rwa ndi rwa desa sigari umwa mwana. Ariko naru. Turaburanye rero gasore wanje. Ko watwiriyeho se shaho. Ariko ntabwo muheruka kugera kuri company kandi. Ese kugera kuri company we ni wasimbuka ngo turebe nkuko usimbutse ubu ngubu man. None siko mbona mumeze nabi sha. Inzara yarateye dore rero nubona inzu amaso yaramenye. Ndabona mutunzwe na kawunga gusa. Kawunga se shayi iraboneka mwana. Ntabwo biba byoroshye musaza rero. Impamvu naje kubareba nibyo mba mbakumbuye, ariko ari dirije kugira ngo dupange. Urumva ikomeye cyane. Imba yunguka se hari ikibazo, abona ukura amafaranga ukanga kuyakorera. Okay, uretse mbereke yadiho ndamuzi iyo yaje burya babibizi. Deo uretse mbereke yadiho arinjirira ubu yanamenetse, amafaranga yaranamenetse kuri we. Yadiho arinjirira. Okay, yes. Yaruza telefone biri mu ibyuki gusa. We mugabo njya muzi.
numuzi wowe sha uyu mugabo ntago muzi kabisa we ntago muzi Kasa na Paul we Paul wamumenye gute Paul we ntabwo cyagiye twamusanze ku kazi aho ukorera nibyo uyu ni Paul ntabwo wamubonye ku kazi aho bakorera muri ya company yes umwe wazaga cyagiye yambaye ikote harya wari uhari ese ni twari twazanye okay noneho uyu mugabo akafite faranga biragaragara yes uyu mugabo rero niwe boss niwe iriya company urumva icyo nshaka ni iki uyu mugabo ndashaka umwica ugize ngo iki ngize ngo yakudutumeho ugize ngo iki unengize ngo yamugutumyeho ngo tugere dukora akazi ariko akasakumira waho umva nta magambo menshi umuntu yaguhaye akazi oya ntugire izindi commentaire oya ariko buretse twumve guhita tubinenga atari yacu ntugire izindi commentaire ushiraho tureture kuva kera umutipe banza ari mpamvu datera imbere ntugire izindi commentaire hari akantu ngewe ndajyayo rwose hari agafaranga kubereka ifoto ntibivuze ko nshaka ko mujya kumwica sibyo uyu mugabo ndashaka kumwica mu buryo bubiri uranyumva wowe man nimba ari igitekerezo cyo kwica biragoye kukumva kabisa ngewe pe kumva ese ntago washaka izindi nzira ubinyuzamo bitari ukwica none se amusengere nyine amusengere agira ati umva se mwumve neza ndashaka kumwica mu buryo bubiri yibwira simvuze ngo ndashaka kumwica ngo mukuremo umwuka ukuntu umuntu agira ikintu akaba debile ndashaka uyu mugabo kwaba ikigoryi ubone urwo wamwishe rurahagije deo umva se yamwishe uraruzi umva tega amatwi yarashyuhaguze ngiye byaranyubiye tega amatwi neza ubeho ndashaka ko uyu mugabo mugira ikigoryi akabazezenge imwe ya danger hata nibyo byiza aho kugira ngo wice umuntu ushobora gukurikirana ubwo n'uburyo bumwe bw'uburozi of course nta kindi cyabikora ikindi cya kabiri ndashaka ko yibagirwa donc kumuformata icyo ikintu yigeze abonaho cyose ibyo yize abantu yabonye icyo yatekereje byose nkasiba nkashyira kuri 0.009 urumva debile icya mbere ikigoryi icya kabiri kumuformata muri uko kumuformata agomba kuba nta kintu na kimwe yitaho kureba yansangana n'umugore we ndi turi no mu buriri ntagire ikintu yitaho ahubwo kigaseka ahubwo agaseka bibaho ibyo bintu bibaho barabikora wenda umvuze ubwenge barabikora man urumva yasanga umva usibye no kuba njyamanye n'umugore we yasanga se ndi gukora iki ako ndumva ikintu kirenze ari ukuryama genze umujyama babikoze noneho asanze umugore we bari mu cyumba ahubwo kugira ngo abatesheranye cyangwa agire ikindi akora araborosa ashyiraho ishuka azamura kuvure ngo ashyiraho ntabwo bijya byibura ntabwo ari ibyo bikago umva reka ibi bintu ngenda bizi umva noneho natavuga uko turi ubikore nimba ari mwaka sesheri yakwihanganye ndetse ndamuhamagara ibyo bintu birakunda cyangwa ntibikunda ndabaza wowe birakunda byavuzwe n'iki urakoze cyane sasa rero dukeneye amafaranga kugira ngo tubashe gukora gutsinda iriya soko urumva urabona ko amafaranga dufite kugeza uyu munsi
yagombaga kuyuzuza kugira ngo rya soko tutangire kurikora yaribwe, sibyo? Kugeza umunsi ntabwo tuzi ngo amafaranga yagiye mu buhe buryo, mbese ni uburyo budasobanutse nubwo nabyo bigomba kuzakurikirana. None turabiyenza gute kugira ngo tubone amafaranga? Turakora iki? Amafaranga kugeza ubu nari ntarayabona, ariko hari udufaranga duke nari mfite hariya nka miliyoni 2. Sinzi niba mwamfasha nkaba nshaka indi isigaye buhoro buhoro, ariko izo 2 ndumva arizo nari mfite. Gusa ariko wihangane kuko ntabwo ari kugufatirana, kandi ni na ngombwa, ni nako bigomba kugenda urabibona. Nta kibazo rwose. Rero ayo ngaya yabaye hari twari uburyo twiyeranja kugira ngo tubashe kuba twayakoresha uko ari. Mbese turebarira tunakoresha uko ari nyine, birajyana n'ubushobozi buhari. Gusa nanone kiriho nyine ntabwo nshaka kurira soko riducika. Urumva tunatekereza uburyo kigomba gukorwa, tugomba kubikora no kugira ngo bigende neza. Kibazo ikindi ubu ngubu iperereza rigeze kuri deje ubu ngubu bamaze kwesitara iwanjye, kamera bayesitaye byarangiye. Ni ukuvuga ngo ibigiye kujya bibera iwanjye ngiye kujya mbibona.